Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 nibwo video ya Theo Bosebabireba atabariza umugore we umaranye igihe kirenga umwaka arwaye indwara y'impyiko, bityo ibikorwa byo kumukorera dialyse kugira ngo iyi ndwara ikire mbere y'uko yemeye kumuha impyiko abagwa akanahabwa iyi impyiko nibwo yagiye hanze. Bityo ibinyamakuru bikomeye n'abanyamakuru bakomeye barahaguruka. Mutezi Scovia ukunze kwitwa Mama Rwagasabo ati kwibi televiziyo byo mu mujyi wose byitwa Theo Bosebabireba, nyirizi ndirimbo akaba ari gutaga ababishinzwe za ministeri, aba pasteri bo mu nsengero zitandukanye ko batamufasha, n'abandi banyamakuru bose bakomeye nka Kensi Mutabarwa n'ibindi binyamakuru byose birahaguruka. Ese Theo ubu bufasha yarabuhawe bigeze? Bahaye ikaze ku isi y'ubumenyi. Nitwa Jonathan, kanda subscribe. Rimwe mwicukumbura twakoze binyuze mu bitangazamakuru Theo Bosebabireba yagiye anyuraho, ndetse naho yahawe ubufasha bikagaragara nk'ibitangazamakuru yanyuzeho nka Isimbi TV, BNB FM ndetse na Theogene Inzahuke, naho yarahanyuze hari ubufasha bwinshi yagiye ahabwa, kuko Theo Bosebabireba yanyuze kuri TV10 ndetse na Radio 10. Aha mu kiganiro cyitwa Inzu y'Ibitabo gikorwa na Dash cyangwa bakunze kwita Dashim, aha yahakuye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse na YouTube channel yitwa Theogene Inzahuke. Aha bamuhaye 300,000 binyuze muri foundation yitiriwe Theogene Inzahuke yashizwe n'umugore we yita Niyonshuti Foundation, ahabwa 300,000. Theo Bosebabireba anagenda akomeza yivugira ko ari bamwe bagiye bamufasha nka Apotre Mignoni, uyu nawe yaramukanda icyo bita akanyenyeri, ndetse hari na telefone yakiriye nka Anita Pendo, n'ubundi bufasha bwinshi bw'abantu batandukanye bagiye bamufasha. Theo Bosebabireba nkuko nawe abyivugira ati ugi kigeragezo si karande, nubwo bitarakemuka neza, gusa akomeza avuga ko aho bigeze bimeze neza. Nubwo bimeze gutya gusa avuga ko ikibazo kitarakemuka neza. Bimwe mu byifuzo bitatu avuga ati icyambere nuko umugore wanjye yahabwa impyiko, bityo izafite zigasimburwa kugira ngo ikibazo gikemuke neza, ubuzima bukomeze. Ati nubwo duhora dusirikira mu bitaro, ntago baraduha umunsi wa nyawo kugira ngo impyiko isimburwe, kuko n'uyitanga we yarabonetse ahora aza buri munsi akaganirizwa, ariko igihe cyo kuyimukuramo ngo ihabwe umugore we ntago barakitubwira neza. Bakitubwiye byakoroha ndetse bikanatworohereza kandi bikihuta bikaba vuba. Icya kabiri, murumva ko mu gihe bataramuha impyiko bisaba gukoresha dialyse inshuro nyinshi nk'uko tubibwirwa n'abaganga, ariko amafaranga ni make. Murumva ko amafaranga bagikenewe, bityo waduha amafaranga yariyo yose mu kudufasha, ndetse yaba inama, kudusura, mu kutwihanganisha ndetse no kutuba hafi, nabyo byaba bikenewe. Ati nanone iyi ndwara kuba itavurirwa kuri mituweli, tuvurwa muri prive, ni ikibazo gikomeye cyane kandi kidukomereye, kuko amafaranga ni menshi, kandi murumva hari n'izindi nshingano, abana, umuryango no kwita ku bindi byose bisaba amafaranga menshi, bityo amafaranga nayo murumva kari ingenzi. Gusa bitewe n'iyi video yakoze avuga ko yari ya nyuma, avuga ko icyizere gihari kandi gikomeje, bityo ikigeragezo si karande nk'ubwo yabiririmbye, nubwo ngo ibigeragezo bitabura, gusa yemera ko Imana ihari. Ukugumya kumuha ubufasha, nubwo benshi bakimuha ubufasha bigikomeje, uyu Theo Bosebabireba nanone yahawe amafaranga arenga miliyoni n'itorero rya Bishop Prophet Fidel Masengo. Niba arakunze indirimbo ze nyinshi zitandukanye, kuko zakinwe mu mihanda, mu nsengero, mu tubare n'ahandi hatandukanye, indirimbo zitanga icyizere nka Kigeragezo si karande, hari umunsi uzacana wake, yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, n'izindi zimukomeza ndetse zigatanga icyizere kuri benshi. Nimero ye wayikenera ni 0782 62 69 78, 0782 62 69 78 ni ya Theo Bosebabireba. Ubufasha bwose wakenera Theo Bosebabireba avuga ko bukeneye, kandi avuga ko nk'Imana yamukuye mu nzu y'ibihumbi 4 agitangira umuziki abanamo n'umugore we, ikamugeza mu nzu y'ibihumbi 100. Uyu munsi akaba afite inzozi nziza za ku Gisozi, avuga ko izamukoresha ibitangaza. Ati kuva ku ndirimbo imwe kugera ku ndirimbo zirenga 200 ziri kuri album 10 zose, avuga ko Imana yamukoresheje ibi bitangaza kujya hanze gukora imirimo myinshi itandukanye mu bihugu bitandukanye, Burundi, Uganda, Tanzania, byose avuga ko icyizere kigihari cyo kugira ngo akomeze ndetse n'umugore wa kire. Iyi ni isi y'ubumenyi ikomeza kuguha amakuru nk'aya. Nitwa Jonathan,
tuzahore mu biganiro nk'ibi mu butaha, gusa bigusaba kuba warakoze